inzoga idahenze inyobwa n'abanebwe. Dufite ikibazo gikomeye cya siriduwire. Nge nkiri mu nteko abadepite 99% bumvaga inyungu yose twaba twunguka muri siriduwire. Igihugu cyayihomba ariko tukagira urubyiruko ruzima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi nzoga ihendutse kurusha amazi, icupa ry'amazi ihendutse kurusha ibogisi y'amata ntoya, nicyo kinyobwa kiri mu Rwanda kigura make. Bishatse kuvuga ngo umwana wakizindukiyeho ntashobora gukora. Aka kantu kagura 200 ukanyweye ari kamwe gahita kamwica. Nuvuga ngo amafaranga byaba byinjiza yose urebye ayo dutakaza ku izo mbaraga ziba ziriwe zishwe na siriduwire niyo menshi. Noneho nkaba navuga ngo gishobora kuba cyujuje ubuziranenge gitanga n'inyungu mu misoro. Ngiye ngatanga igitekerezo ngo niba gitanga inyungu kizamurirwa igiciro gihende. Uyinywa abe yiriwe ku kazi akorera amafaranga yo kuyigura, kuko amafaranga 200 bose barayabona bayasagura bagiye kugura amazi agahita ajya kunywa siriduwire. Nigomeza guhenduka iratwicira urubyiruko. Niba hari ikindi tuyungukamo yahenda cyane ikagigurwa n'uwifashije, ariko tutarebye neza rwose yatwangiriza. Ndabashimenya kuba Perezida wa Repubulika. Ibintu twabonye navuga ngo biteye ubwoba cyangwa se biteye soni n'agahinda. Uvuga ngo izi nganda nkuko nyakubahwa Minisitiri yatangiye bivuga zihisha inyuma iterambere ry'inganda, ndetse zimwe zihabwa n'ibyangombwa, ngira ngo muraza kumva bavuga twari dufite ibyangombwa, ariko ibyo nzego za leta za bumvikanye bajya gukora bavuye inyuma bajya gukora ibindi bitandukanye, ndetse bimwe bitari mu buziranenge gusa ariko bigize n'ibyaha ibyo bakoraga. Nkuko yarabikomejeho, iperereza icyo ryagaragaje nuko abantu imashini cyangwa se uburyo bavanga ubutariro bwemewe, ibyo binyabutabire bavanga kugira ngo inzoga ishye, ibyo bandikiwe cyangwa bemerewe gukora ntabwo ari byo bakoze. Bakajya inyuma bagakora ibitandukanye n'ibyo urwego rushinzwe RFDA rwabemereye, aho umuntu ajya gutarira iyo mu mwobo agashyiraho n'inkuta ku buryo waza ntushobore no kumenya ibyo ari byo. So mu iperereza ikintu cyavuyemo nuko bamwe abenshi bakora nta byangombwa cyangwa se byarangiye, abandi ugasanga ibyo avanga muri iryo cupa ntabwo byemewe, nta nubwo byigeze abigeze abiherwa uburenganzira. Ibyo abaturage batugaragarizaga ni icyo kinyabutabire gituma bahuma ni cyitwa metanol. Metanol ni ikintu kitanyobwa n'uburozi. Wenda Minisitiri w'ubuzima araza kugeza kumfasha kubisobanura nk'ubizobereye, ariko na santilitiro 10 zihita zigutwika mu nda ugashya wumva. Ikindi cyagaragaye cyane ni isuku nke cyane, ku buryo mu by'ukuri no mu bantu bamwe barwaye wasangaga harimo isuku, ibibazo barwaye ari isuku, uretse umwanda uteye ubwoba cyane. Ikindi ibyo bikoresho bakoresha bitemewe, navuze niba baravuze bati ntutarira muri plastike, ugasanga niho atarira. N'abamubwiye amacupa ubikutyo akabibika uko. Hari ikindi kinyabutabire bita etanol bavanga muri zo zitwa za nguvu jini, wenda izo cyitwa etanol. Icyo ntikiguhuhiraho, ariko gishobora gutera indwara uzahura nazo imbere. Harimo ibinyabutabire bidahuta umuntu ngo ahita apfa nk'uko bamwe muri bari bapfuye, ariko ukagenda navanga umubiri wawe wangirika ugapfa urusorongo cyangwa uruhongo gake gake. Yego, ariko muri uko gukora ugasanga ntibafite n'imashini zikaribura uko bivanga. Ntagira umuntu wabizobereye. Ngiye nashinze uruganda, na amafaranga nashyizemo, ariko mu mabwiriza nahawe nuko nzagira umuntu witwa production manager, quality manager, uzabikora wabyigiye akanabibazwa, agahitamo kubyikorera we ntanamuzana, cyangwa akazana umuntu utabifite n'ubwo bushobozi. Nibyo tumaze igihe kitari gito nk'igihugu turi mu bikorwa by'ubukangurambaga bwo kwigisha abaturage ububi bw'inzoga, by'umwihariko ububi bw'inzoga zitujuje ubuziranenge, ariko no muri rusange twigisha abaturage ko kunywa inzoga nyinshi nta shema ririmo.
ni ibikorwa bimaze igihe. Twakoze kampeni ya tunywere isi, turazenguruka hirya no hino twigisha abaturage, ariko ntabwo biracika. Ni ibikorwa rero dukomeje kwigisha abaturage, tukabasobanurira ububi bw'inzoga, ariko bikajyana noneho n'ingamba zo guca intege no kurandura burundu ibijyanye no gukora no gucuruza no gukwirakwiza inzoga zitujuje ubuziranenge. Navuga ko rero ari ibikorwa dukora muri ibyo byiciro bibiri. Hari ukwigisha abaturage, tuzakomeza no kubishyiramo imbaraga kugira ngo abaturage bose iyo myumvire izamuke, bumve yuko nta muntu akwiye kwigamba yuko anywa agasinda cyangwa ngo umuntu ahangayikishwe no kujya gutaramira aho anywa inzoga gusa, nta kivugo kirimo. Ariko ku rundi ruhande no gukurikirana abantu bose bijandika mu gukora ibyo binyobwa bitujuje ubuziranenge, izo nzoga, kugira ngo bijyane. Kuko icyo twifuza ari ukugira sosiyete, umuryango nyarwanda ufite abantu bazima, nk'uko watangiye ubivuga. Ibi binyobwa bituje ubuziranenge byangiza ubuzima bw'abaturage. Icyo tugamije rero ni ukugira abantu bazima bashobora kugira icyo bimarira ubwabo, bakafasha imiryango yabo, birumvikana bakagira n'uruhare mu guteza imbere igihugu. Ibyo nibyo byatuma tugera aho twifuza kugera nk'igihugu. Twarabihagurukiye rero kandi tuzabikomeza. Ni ikibazo gikomeye bingana bite, Minisitiri? Ni ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije. Nk'uko wabivuze, hari abaturage byatwariye ubuzima, ariko abenshi buriya ni nabo bizahaza ariko ntibarabimenye, abo byica buhoro buhoro. Ni ikibazo rero tubona gihangayikishije, kubera ko iyo tureba ibintu byose bikomoka ku mikoreshereze, ku kunywa inzoga, usanga ari byinshi. Wafata nk'urugero rw'amakimbirane mu miryango. Iyo usesenguye amakimbirane mu miryango, hafi ya yose usanga afite aho ahuriye n'inzoga no kunywa inzoga. Hari abazinywa bakarwana, bakareka kumvikana. Hari no kuzimariramo umutungo w'umuryango, wagombye kuba wishyura mituweli y'umuryango, wishyurira abana bijyanye n'amashuri n'ibindi. Ariko atari aho gusa, n'iyo tureba ubuzererezi muri rusange, usanga bufite aho buhuriye no kunywa inzoga. Inzoga nazo zijyana mu biyobyabwenge, ndetse n'inzoga nayo wayifata nk'ikiyobyabwenge ku rwego runaka. 95% by'abantu bajya mu bigo ngororamuco, ubusesenguzi dukora dusanga inzoga ziba zaragize uruhare mu myifatire yatumye bisanga mu bigo ngororamuco. Twe tubona ari icyorezo mu bindi. Ni icyorezo mu bindi kuko ndifashisha nk'imibare dufite guhera uyu mwaka watangira, kandi ubu ugeze hagati urenzeho iminsi mike, 1/2 cyawo. Mu mavuriro mu gihugu twakiriye abantu 500 barengaho gato baje kwivuza inzoga n'ibinyobwa nk'ibyo barwaye. Hari aho mwumvise baziye rimwe Ingoma ari 100, Nyagatare hafi abo mu majyepfo 500. Ubwo nabaje tukabakira tukabavura, bamwe bahasiga n'ubuzima. Hari n'abapfuye bataragera kwa muganga, tumaze kubarura bagera kuri 50 muri aya mezi gusa make 6 abanza y'umwaka. Abantu 50 bamaze gupfa bazize ibi binyobwa. Gupfa atari ukuvuga ngo yarwaye izo ndwara, arazirwara igihe kirekire. Arayinyoye bukeye cyangwa se uwo mwanya arapfuye. Ni ibintu tutajyaga tubona mbere mu myaka yashize. Ndaza no kugira icyo mbisobanuraho. 500 muri bo 50 abagera ku 100 bahumye amaso. Umuntu yanywaga inzoga asangira n'abandi, akababwira ati sinkibabona, ubwo ntibizagaruka, no guhuma burundu. Ab'imyijima n'impyiko byo bifata igihe, ariko nabyo ntibitinda ko barwara. Abamaze kugira indwara noneho z'ubwonko
z'igihe kirekire. Niyo mpamvu mbyise icyorezo ni uko biri hose mu baturage, byageze kure kugeraho kwa muganga. Nyine waruvuze uti mwe mubibona byaje kwa muganga, ariko ntabwo buriya turi minisiteri y'ubuvuzi, turi minisiteri y'ubuzima. Ikidushishikaza cyane ni ugukingira indwara ko ziba. Ikintu gitera indwara cyose rero rusange mu baturage kiba kidutegurira noneho kuzagira ibibazo biremereye cyane kwa muganga. Niyo mpamvu kubikumira nk'icyorezo, nyine nk'urwana n'icyorezo, nicyo cyihutirwa. Kandi uko utinda, sinzi niba abantu barabirebye, ibintu byagiye bizamuka buhoro buhoro. Twari tuzi urwagwa, tuzi ikigage gisanzwe, haza inzoga zifite dogere ya alcohol ya 40-50, umuturage atigeze abona mu buzima bwe, akayigotomera. Noneho hakazamo n'abazikora mu bundi buryo, ngira ngo turaza kugera n'aho tubijya imuzi. Mu ijambo rimwe rero ni icyorezo mu bindi, tugomba kukirwanya nk'icyorezo. Tutabikoze ubu tuzabyishyura ejo. Ariko hari ubikomoje, ni gute twisanze aha hantu? Ni ikibazo abantu basigaye bakoresha mu kwibaza iyo babonye ibintu byageze ku rwego mugiye kurwana nabyo nk'icyorezo. Iyo musesenguye twavuga ngo ni gute abanyarwanda bisanze aha? Ukuntu ngira ngo iterambere rigira ibyiza rikagira n'ibindi bibazo. Hari ukuntu abantu bakora inzoga bihishe mu buryo bw'iterambere ry'inganda, nabo baziramo, ku buryo n'umuntu utazi ibintu bya shimi, utarigeze anabyiga, nawe avuga ati nanjye ndi umushoramari ngiye gukora uruganda, akavanga ibyo ashoboye, rimwe na rimwe akerekana uruganda rwiza yaguze, ariko inyuma agakora ibyo nyine washoboye mu bumenyi bwe bibi, agashyira ku isoko, yabona bigurika, ubwo bigakwira hose. Ku buryo uje gusura nk'usura uruganda, uzasanga imashini z'uruganda nziza zisa neza. Ubwo uruganda rugomba kuba hari ibintu ruri gukora bizima. Ariko nucukumbura, ngira ngo Deje Karake naza kugira umwanya ashobora kuza no kubaha amakuru, kuko babikozeho n'iperereza ryimbitse. Inyuma y'urwo ruganda rusa neza, ruze gutunganya ibitoki, rukaba rwakuramo ibinyobwa bishobora no kuba bitagira ingaruka zikomeye, hakazavamo ibyamuriture nyine, kuko nibyo ashoboye gukora, yerekanye ibyo, hanyuma inyuma akora ibindi, ashyiramo ibinyabutabire byose, ntazi kubidoza, nta laboratoire afite, agapfundikira agashyira ku isoko.